bumvaga ubuhanuzi butandukanye nk'uko nawe wumva ubuhanuzi butandukanye. Hari abakubwira baguhumuriza mu bibi byawe, ariko hari n'abakubwiza ukuri ariko ukirengagiza ukuri. Ndagira mbabwire ko rero urwo rujijo rugiye kuvaho. Ndagira nkubwire ko ibintu bigiye gusobanuka hano hafi. Ibintu bigiye gusobanuka hano hafi. Ibintu bigiye gusobanuka ko muri iki gihe, nyamara natwe abanyarwanda Imana ibatumaho ubutumwa bwinshi, ariko amatwi yabo ntiyumva, baranga bakayavuniramo ibiti, bakumva ubutumwa bugenda ariko ntibumvire icyo babwiwe. Nyamara ndagira ngo mbabwire ko ibyo bishingikirijeho muri iyi minsi umuntu yumva ari ikirenga, ari igitangaza, akumva akomeye arusha abandi imbaraga. Yemwe uwashaka kurenganya akamurenganya, uwashaka kwicaraho akamwicaraho, uwashaka kugirira nabi akamugirira uko ashaka. Ariko hari igihe kigiye kugera abantu mubu butarutana. Imana irinda abakiranutsi. Aleluya! Imana irinda abakiranutsi. Ndashaka kubabwira ko Imana izarinda abakiranutsi. Abakiranutsi Imana izabarinda. Izabarinda. Ibyago bigiye gutera isi, Imana izabirinda abakiranutsi. Ibyago bigiye gutera isi, Imana izabirinda abakiranutsi. Yego. Kandi abakiranutsi ibyago bizatera igihugu, izabirinda abakiranutsi. Niyo mpamvu ngira ngo abantu mwese mbahamagarire ko wowe n'intebe wicayeho yaguteye kwishyira hejuru, yaguteye ubwibone, yaguteye agasuzuguro, yaguteye gupinga abandi, yaguteye gusuzugura abandi, yaguteye gukandagira abandi. Ariko ndagira nkubwire ngo abamani bagarutseho, nubwo bababaye, nubwo mwababaye, mukababarizwa mu gihugu kitari icyanyu, mukababarizwa mu mahanga, mukababarizwa mu buhungiro, mukababarizwa iyo, ariko Imana ibagarutseho. Nuramukwa arababara, ariko iyo umwana abonetse arishima. Bivuze ngo niba ari itangiro ryo kuramukwa, imibabaro igomba kubaho mbere y'uko umugeni ataha. Imibabaro igomba kuboneka, ntabwo tugomba kubihunga. Ntaho ni ukuvuga ngo niba mu baturanyi bacu bihari, ntabwo twe tutari mu isi, ntabwo twe turi ahandi hatagera ibyago. Natwe bishobora kutugeraho, ariko icyo Imana idusaba, itangira kubavugaho imvugo itari nziza. Imana ivuga ko bazanyagwa ndetse bagakurwa mu gihugu cy'amasezerano, bakajya kuba imbohe. Nawe tekereza, bakajya kuba imbohe. Imana irabibabwira ngo ariko kubera uburyo bari bishingikirije, kubera igihe bari barimo, bumvaga ibyo bitashoboka. Ndashaka kubwira abantu barimo kumva, bari gukora ibyaha, bumva ijwi ry'Imana ribabwira ngo nyamara nimwihane, barangiza bakaguma gushinga ijosi, bakumva bitashoboka, bakumva hari nta byago byabageraho. Maramaje, Mana, twaramaramaje, lo distance elemanda, twaramaramaje. Imana irashaka, twahisemo kugira ngo twubahe Imana. Ntabwo tubirimo kuko tubuze kuba nk'abandi, ntabwo twabura kuba nk'abahanuzi nk'abandi ngo natwe duteke umutwe twibe dushakashake. Ntabwo twabura natwe gukora ibibi ngo dushake indamu, ahubwo nuko hari ijambo bahanurira, babwire ko iyi minsi abantu bakomeye ku Mana bakaguma kubika ijambo ry'Imana. Ndagira ko Imana igiye kubaha umurage, Imana igiye kubagarukaho, Imana igiye kubagarukaho. Imana itugirire neza, kuko hari abantu Imana igiye guheha, nk'uko yahesheye Yerobowamu inzu y'ikayiheha. Hari abapasitori igiye guheha
kubera gukorera ibyaha mu murimo. Hari abashumba igiye guheha kubera gukorera ibyaha mu murimo. Ngo mbabwire icyo Imana yari intumye kuri mwe, nuko mugambirira gukora neza. Nugambirira gukora neza, Imana nawe izakurinda akaga kagiye gutera. Kandi mbabwire ko nta mahoro mutegereje mu isi, ariko nyamara mugenda mubona ibimenyetso by'uko Imana ije gusobanura ibyanyu bikajya ahagaragara. Yemwe mu nsengero zanyu mugacecekesha abababwiza ukuri kugira ngo ibizira byanyu bataguma kubirebaho, kubera ko musigaye mukorera ibizira no mu makanisa no mu nsengero musengeramo. Ariko mukihumuriza, mukagira n'ababahumuriza mu bibi ndetse babahumuriza mu bizira byanyu, bakababwira ko ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ndagira mbabwire ko Imana yabagaruye mu gihugu cy'amasezerano, itangira kubaha amasezerano yo gutaha. Itangira kubabwira ngo erega muzataha mujye musubire muri gakondo yanyu. Itangira kubaha inzozi bararota, batangira kurota bataha, batangira kurota basubira iwabo, batangira kurota inzozi zo gutaha iwabo. Oh haleluya! Batangira guhishurirwa basubiye iwabo. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana. Aho dukunda kandi gukunda ibiganiro byose dutambutsa, reka mvuga ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi na kure mu birere bitandukanye uherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, diaspora mwese turabasuhuje twifurije ineza y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose, kugira ngo Uwiteka Imana bahire, Uwiteka Imana bagirire neza, Uwiteka Imana batabare, kandi Uwiteka Imana abumvire, abahe ikimitima yanyu byifuza. Tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni kwa kundi tujye tubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bubohora. Turi kumwe na Evangeliste Prophète Joseph, niwe tugiye kuganira muri kano kanya. Icyo ngusaba kugira ngo ubane natwe, dutangirane dusozanye kandi urakira gitangaza cy'Imana. Joseph, uraho neza? Turaho, turashima Imana. Amakuru ni meza. Urakomeye? Turakomeye. Ndakubona. Amen. Haleluya. Amen. Jose, twaye tuburanye, nshimye Imana ko yongeye kudushoza twongeye tukabonana. Imana ishimwe ko twongeye kubonana. Ihabwa icyubahiro. Yego. Ni imirimo n'ibitangaza iba yakoze. Byagendaga ariko biragenda. Iyo tugihumeka umwuka bazima tuba dufite amahirwe menshi. Hari byinshi tuba dufite byo gushimira Imana. Yego. Amakuru cy'iyi minsi urayibona uti iminsi imeze ite mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri? Iminsi ari mu buryo bw'umwuka, abantu barabona ko ari iminsi itoroshye cyane, ko ari igihe dusohoreweho n'ibyahanuwe ko hazabaho ibihe birusha. Ibi bihe rero birimo birarusha abantu benshi,
kandi ari no mu buryo bw'ubuzima busanzwe n'ubundi biraruhije. yego Biraruhije, ariko Bibiliya igasoza ivuga ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. yego uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. ariko se iyo urebye kwihangana kugeza imperuka urabona turi kubishobora, tubishoboye muri ino minsi? Dushobozwa byose na Kristo. Iyo umuntu yamaze kwizera Kristo akamwimika mu mutima we arabimushoboza. impamvu nkubwiye gutya ni uko abo bizera Kristo uri kuvuga ari twe turi gutangira, na Bibiliya bivuze ngo mwatangije iby'umwuka none muherukije iby'imibiri. hari Yesu cyagiye watangaga buriya butumwa ntabwo yabwiraga abo hanze, yabwiraga abo mu itorero. mwatangije iby'umwuka muherutse iby'umubiri. ubwo utabizi ntube n'akazuyaza ngiye kukuruka. umuntu w'akazuyaza ni wa muntu witwa ko ari umukristo kuko ntiyeruye. ni wa muntu nyine ufashe impande zose, ariko witwa umukristo cyangwa se wishushanya. yego ariko kuvuga ngo umuntu arishushanya, twebwe iyo turebeye mu kirere cy'umubiri ntabwo wamenya ko umuntu yishushanya. nyine ntabwo wabireba ariko wabimenya kuko Yesu yavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. bivuga ngo rero imbuto z'umuntu nizo zerekana uwo ari we. igiti cyose kigaragazwa n'imbuto cyera. imbuto rero zawe nizo zerekana uwo uri we. ubwo rero ndatekereza ko abantu bose, buri wese aba afite imbuto zimuranga. iyo ari umukristo by'ukuri aba afite imbuto z'ubukristo. ariko iyo abivanga cyangwa se atabibamo neza nabwo aba afite imbuto zibyerekana. niyo mpamvu rero kumumenya ntabwo wabura kumumenya. yego mu minsi y'imperuka Yesu niko yavuze hazabaho ibihe bigoye, muzumva impuha z'intambara hirya no hino, ariko aravuga ngo nimubona ibyo byose muzarame murebe mu gihugu cyo mu ijuru, gutarwa kwanyu kuzaba kuri bugufi. uyu munsi turi kumva intambara hirya no hino mu bihugu bitandukanye, uretse Uburusiya na Ukraine bimaze iminsi biri gukubitana. uyu munsi hari ibyo nakwita intambara mu gihugu cya Kongo, ari nabyo abantu benshi batangiye kwiheba bavuga ati Imana, iyi ntambara kwa igihugu duhana imbibi yagera mu gihugu cyacu, cyane ko abakongomani batatuvuga neza bahora baduharabika, ukona intambara igeze mu gihugu cyacu. Joseph nk'umuntu usenga, ese iyo musenze mubaza Imana, mwereka Imana bino bintu, musaba Imana kurinda u Rwanda, kurinda abanyagihugu, hari icyo Imana ijya ibahishuraho ku bwa bino bintu? wenda ngo umunyarwanda uduteze amatwi muri kano kanya wari wihebye ufite ubwoba agira icyizere avuga ati ushingiye ku cy'Imana ivuze reka nongere nshyire umutima mu nda, cyangwa se Imana ivuze ko bizatugeraho twitware gute ibyo byose Imana ivuze ikintu none itanga intsinzi, kavuga ati mwitware gutya, mujye musenge gutya cyangwa nzabigenza gutya. Iyo musenze Imana ibintu ibibona gute? Bibiliya iravuga ngo ibyo ntibizabura kubaho. Ibyo ntibizabura kubaho. Icyo umukristo asabwa ni ugukizwa, ni ugukiranuka, naho ibindi byo ntituzabibuza. Yesu yarabivuze ngo mwirinde hatagira ubayobya. Aravuga ngo kuko hazabaho intambara n'impuha zazo, yemwe benshi bazagwa bave mu byizerwa, ariko ibyo ntibizabura kubaho kuko azaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Kandi Bibiliya iravuga ngo iyo umugore aramukwa arababara, ariko iyo umwana abonetse arishima. Bivuze ngo niba ari itangiriro ryo kuramukwa, imibabaro igomba kubaho mbere y'uko umugeni ataha. Imibabaro igomba kuboneka, ntabwo tugomba kubihunga, ntaho ni ukuvuga ngo niba mu baturanyi bacu bihari, ntabwo twe tutari mu isi, ntabwo twe turi ahandi hatagera ibyago, natwe bishobora kutugeraho. Ariko icyo Imana idusaba, ibyo ngibyo ntibizabura kubaho. Imana iradusaba gukiranuka kugira ngo
turinde ubugingo bwacu. Nicyo dusabwa gusa nta kindi, ni ukurinda ubugingo bwacu, kuko Bibiliya ivuga ko benshi bazasubira inyuma muri ibyo bihe, ariko wihangana nyine akageza imperuka azakizwa. Yego. Uyu munsi M23 iri kurwana n'ingabo za Kongo, iri bivuga ko iri kurwanira uburenganzira bwayo yabujijwe mu gihugu cyayo, iri kurwanira kurwanya akarengane gakorerwa umuntu muri kiriya gihugu. Ariko abantu benshi bakavuga ngo, abahanuzi benshi bagenda babivuga, bakavuga ati M23 nubwo iri kurwana, Imana irayishyigikiye. Ese koko Imana ishyigikiye M23? Abo nyine ni abahanuzi badahanura iby'Uwiteka, bahanura iby'isi. Ishyigikiye se Imana yashyigikiye abantu ngo bice abandi? Kandi kurwanya akarengane. Akarengane se none se yo nta birenganye? Niba irimo rwana ifite nayo abiri kurenganya. Buriya buri wese aba afite uruhande rwe rw'irara ahagazemo. Nuvuga ngo rero abo bahanuzi harimo abamarangamutima, harimo ab'ishyaka ry'umubiri nyine, ubwo twakwita ko bari n'abaterankunga bayo. Ariko ntabwo Imana ishyigikira abantu barenganya abandi. Yaba ari M23 ntabwo Imana yayishyigikira kwica abantu, kuko abagore n'abagabo n'abana barimo bahunga badafite aho baba. Ariko yababwiye ngo batahe bose bamaze gutaha. Ibyo nyine ibyo ntabwo wabimenya. Ibyo burya abantu ntabwo twemeye turi ku rugamba, nibo baba babizi bari ku rugamba. Ahubwo twebwe icyo tureba mu iyobokamana, tureba ubugingo, icyakwica ubugingo. Naho ibyica umubiri byo ni byinshi birahari, n'utakwishwa na M23 cyangwa n'abo bakongomani yakwishwa n'ikindi. Ahubwo icyo dusabwa ni ukurinda ubugingo bwacu, kugira ngo nituramuka tunavuye mu isi tuzabona ubugingo buhoraho. Umukristo yitware gute mu minsi y'imperuka? Iminsi tugezemo ni iminsi y'imperuka, iminsi y'umugoroba, igaragaza ko igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo kigeze, gisohoye, bitewe n'ibyo tugera tubona ibimenyetso Yesu yasize avuga. Umukristo w'ukuri yitware gute muri ibi bihe by'imperuka? Umukristo muri ibi bihe by'imperuka, ngira ngo uko yitwara arabizi. Nta icyambere nuko agomba kwirinda. Yego. Agomba kwirinda, agakiranuka, kandi akabana n'Imana aciye bugufi, yirinda gukora ibyaha. Kuko Imana ntishigikira umunyabyaha habe na rimwe. Yego. Imana ikunda abakiranutsi, kandi Bibiliya avuga ngo amaso y'Uwiteka ahora ku bakiranutsi, n'amatwi yahora yumva ibyo basaba. Bivuga ngo rero umukristo nta kundi yakwitwara mu isi y'imperuka, ni ukwirinda agakiranuka. Joseph, reka tugushime tuvuge ngo Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Reka tugusabe noneho usenga Imana, ubundi ukumva kuyobora uragenda uko nguko. Karibu. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye kubana natwe muri byose. Ngaho rero muri aka kanya tugiye muri iki kiganiro cy'ijambo ryawe, turasabye ngo ibintu byose byaza Mwami kuvanga muri iki kiganiro ubikureho mu izina rya Yesu, ahubwo uduhe ihumure n'ituze, kandi Umwuka Wera tuyobore. Maze izina rye rigume gushyirwa hejuru. Ntabwo ari ibyacu tugiye kuvuga, tugiye kuvuga ibyawe. Reka Mwuka Wera umufasha adufashe, adushoboze, kandi ukomeze kuba mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya Daniyeli, turasoma mu gice cyaho cya mbere umurongo w'8. Ndagira ngo uhadusomere, ariho tugiye kuganira, kandi niho ubuhanuzi bw'uyu munsi bushingiye. Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we
kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Dukomeze. Amen. Dukomeze. Naho ngaho. Imana ishimwe. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyanduza, ari nacyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Iri jambo ngira ngo abasomyi ba Bibiliya murazi amateka y'Abisiraheli. Iki gihe bari baranyazwe, babaga mu bunyage, babaga mu buhungiro. Ubunyage n'ubuhungiro ndatekereza ko bijya kumera kimwe n'ubwo wenda bitari imvugo imwe, ariko igihe Nebukadinezari yateraga Abisiraheli Yerusalemu, akanyaga Abisiraheli akabatwara bunyago, ariko Imana ariyo yabishatse. Imana ariyo yashatse ko bagenda cyangwa se banyagwa, kubera ko Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana kandi Imana yishimiraga. Imana yarabishimiraga, igihamagara Imana igitoranya Aburahamu kwa Setera ikamujyana mu gihugu yari yamubwiye kuzamuha cy'Ikanani. Guhera uwo munsi Imana yagiye ifuhira ubwoko bwayo bukomoka kuri Aburahamu, kuko ni ubwoko Imana yari yavuze ko ihaye umugisha, kandi ni ubwoko Imana yari yavuze ko izigaragarizamo mu isi yose, kandi ubu bwoko aribwo buzahesha umugisha isi. Kuko Imana yaramubwiye ngo muri wowe, ibwira Aburahamu ngo muri wowe nimwe imiryango yose ya Isiraheli izahererwa umugisha. Muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Mbese umugisha wagombaga kuva muri Aburahamu ugakomeza mu miryango ye ndetse ukagera mu isi yose. Imana niko yari yamusezeranije. Imana yari ihamagara Abisiraheli, yari bakunze, kandi Imana ibasezeranya umugisha. Ariko ikintu cyababaje Imana ni uko bagendaga bagwira, ni nako bagwizaga ibicumuro. Imana itugirire neza. Uko bagendaga bagwira baba benshi, niko bagwizaga ibicumuro, niko bagendaga bava ku Mana. Niko bagendaga bava ku Mana, niko bagendaga batakaza ubumwe bwabo n'Imana, cyangwa se ubusabane bwabo n'Imana. Noneho Imana irangije kubona ubu bwoko burimo bugenda buva mu mwanya yari yarabushizemo, Imana itangira kubavugaho imvugo itari nziza. Imana ivuga ko bazanyagwa ndetse bagakurwa mu gihugu cy'amasezerano bakajya kuba imbohe. Nawe tekereza, bakajya kuba imbohe. Imana irabibabwira ngo ariko kubera uburyo bari bishingikirije, kubera igihe bari barimo, bumvaga ibyo bitashoboka. Ndashaka kubwira abantu barimo kumva, bari gukora ibyaha, bumva ijwi ry'Imana ribabwira ngo nyamara nimwihane, barangiza bakaguma gushinga ijosi, bakumva bitashoboka, bakumva hari nta byago byabageraho. Ndashaka kubabwira ko Abisiraheli bumvaga nabo bitashoboka ko bagira ibyago, bitashoboka ko bajya mu bunyage bavuye mu mitungo yabo, bitashoboka ko bata igihugu cyabo, bitashoboka ko basiga ubutunzi bwabo. Bumvaga ari abantu bakomeye. Ariko Imana ituma abahanuzi batandukanye. Yatumye abahanuzi benshi, ndetse ba Yeremiya na ba Ezekiyeli bose barahanuye. Ariko Abisiraheli amatwi baranga, bayavuniramo ibiti, ntibumva ikintu Imana irimo ibabwira. Niko muri iki gihe, nyamara natwe Abanyarwanda Imana ibatumaho ubutumwa bwinshi,
ariko amatwi yabo ntiyumva, baranga bakayavuniramo ibiti, bakumva ubutumwa bugenda ariko ntibumvire icyo babwiwe. Nyamara ndagira ngo mbabwire ko ibyo bishingikirijeho byarashobotse, barabita, barabisiga. Imana yaravuze ngo bazagera ahantu bajya bifuza n'agatore k'umutsima kandi bari abakire, ngo bazaba ubutarutana. Imana itugirire neza. Hari muri iyi minsi umuntu yumva ari ikirenga, ari igitangaza, akumva akomeye arusha abandi imbaraga. Yemwe uwashaka kurenganya akamurenganya, uwashaka kwicaraho akamwicaraho, uwashaka kugirira nabi akamugirira uko ashaka. Ariko hari igihe kigiye kugera abantu mu butarutana. Imana itugirire neza. Bibiliya yavuze ngo, yabwiye abise ngo bazaba abayuku, bazaba abayuku, mbese bazabaho bazerera, bazaba abayuku, bifuze n'agatore k'umutsima bakabure. Imana itugirire neza. Noneho Imana ibivuga bumvaga bitabaho. Nshuti yanjye, ndagira ngo ubutumwa ubwumve, wumve ko ari wowe Imana ivuganye nawe. Ikibazo gikomeye abantu barabwirwa bakabihereza ku bandi, ariko icyamukumva ko ari wowe, ukumva ko ari wowe Imana ivuze. Imana yabwiraga Abisirayeli ntibabyumve, niko nawe Imana ivuga ntiwumve. Ariko nje kukubwira ngo igihe kirageze, igihe kirageze ngo ibintu bisobanuke. Ibintu bigiye gusobanuka. Abantu bari mu rujijo muri iyi minsi, abantu bari mu rujijo kubera ko icyo gihe abantu Abisirayeli babaye mu rujijo, ngo hakaza abahanuzi benshi batandukanye. Yeremiya watumwe n'Imana akababwira ati, nyamara kubera ko mwanze mugakora ibibi, dore mugiye kuzaba abanyage, mugiye kuzanyagwa mujyanwe i Babuloni, muzamara imyaka 70 muri abanyage, muri abacakara mukorera abandi. Barangije ngo bakumva ibyo bintu bitabaho, kuko ngo bagiraga abandi bahanuzi bazaga nyuma ya ba Yeremiya, bakababwira ngo rega Imana ntiyakwemera ko ibyo bibabaho, ngo bakabahumurizanya mu byaha. Yewe wowe barimo baguhumuriza mu byaha, ndagira ngo ubwire ko umunsi byakugezeho ntabwo bazagukiza. Imana itugirire neza. Erega ikigukiza ni wowe ugifite, ntabwo gifitwa n'umuhanuzi, ntabwo gifitwa n'umupasitoro, ntabwo gifitwa n'undi muntu, kandi n'ikikwica ni wowe ukibitse. Mu gihe ubitse ibyaha bizakwicisha. Ariko niba warihannye, niba ubitse amasezerano y'Imana, ukaba wirinda ibyaha, nabyo bizagukiza ku munsi w'ibyago. Imana itugirire neza. Noneho ngo abantu bakumvira abahanuzi babahanurira ibinyoma kurusha kumvira Yeremiya wababwizaga ukuri. Muri iyi minsi abantu ntibakunda abababwiza ukuri, ahubwo barashaka abababwira ibinyoma, babahumuriza mu byaha byabo, bababwira ko bagiye kubona amaviza, bababwira ko bagiye kuba bakire, bababwira ko bazambara neza, bababwira ko bazatunga bakagira ubutunzi bwinshi. Ariko babwira ngo bareke ibyaha, bakora ibyiza batabarwe, bakora ibyiza bazabona ubugingo, ntabwo uwo bamwitayeho. Ariko ndagira ngo ubwire ngo niko n'Abisirayeli bari bameze, niko amateka yabo avuga. Nabo bumvaga ubuhanuzi butandukanye nk'uko nawe wumva ubuhanuzi butandukanye. Hari abakubwira baguhumuriza mu bibi byawe, ariko hari n'abakubwiza ukuri, ariko ukirengagiza ukuri. Ndagira mbabwire ko rero urwo rujijo rugiye kuvaho. Ndagira nkubwire ko ibintu bigiye gusobanuka hano hafi, ibintu bigiye gusobanuka hano hafi, ibintu bigiye gusobanuka. Imana itugirire neza. Igihe abantu babereye mu rungabangabo,
igihe abantu bamariye mu rungabangabo, ndagira ngo ubwire ko ibintu bigiye gusobanuka. Yemwe ngo igihe cyarageze, ahasigaye Yeremiya ngo yahanuraho kugira ngo bumve ibyo ababwira, bakamufata bakamucecekesha ngo ataguma kuvuga. Yemwe namwe mwagiye mucecekesha abahanuzi ngo bataguma kuvuga ibizira byanyu. Mu mashengero no mu makanisa yanyu babivuga mukabacecekesha, ariko nyamara mugenda mubona ibimenyetso by'uko Imana ije gusobanura ibyanyu bikajya ahagaragara. Yemwe mu nsengero zanyu mugacecekesha abababwiza ukuri kugira ngo ibizira byanyu bataguma kubirebaho, kubera ko musigaye mukorera ibizira no mu makanisa no mu nsengero musengeramo. Ariko mukihumuriza, mukagira n'ababahumuriza mu bibi, ndetse babahumuriza mu bizira byanyu, bakababwira ko ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ndagira mbabwire ko nubwo mwumva ntacyo bitwaye, uburakari bw'Imana burabahagurukiye kubera ko mwanze kumva ukuri. Imana itugirire neza. Iki gihe Yeremiya ngo baramufata bamufungirana mu mbago, baramubabaza kugira ngo ataguma kuvuga ibyabo. Yavuga ibyaha byabo bakababara, bakamwitura kumufunga. Yemwe yavuga ibyaha byabo bakamushyira no mu isaha y'urwondo bakamutaba. Ariko ntibyabujije Yeremiya kuvuga. Niyo mpamvu nubwo mwacecekesha abahanuzi, ariko ndagira mbabwire ko ntabwo Yeremiya azareka kuvuga. Imana itugirire neza. Abatumwe n'Uwiteka bazakomeza bavuge. Kandi nubwo bamwe babicaga, biravuga ngo bageze ubwo babakereza n'inkerezo, ariko abandi bakaguma kuvuga. Bamwe barapfaga hakazuka abandi, yemwe abandi bakavuka bagakomeza bakavuga. Ntabwo ubuhanuzi bwigeze bureka kuvugwa kugeza aho Uwiteka yasohoreje ibyo yari yaravuze azakora ku Bisiraheli. Imana itugirire neza. Bigeze aho Yeremiya arangije ababwira ko uko bizagenda kose bazajya muri icyo gihano, ariko baguma kunangira imitima kugeza ubwo bagiye. Kandi bamaze kugenda harimo Abisiraheli bubaha Imana. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ko no muri iki gihugu cyacu ntabwo abantu bose bakoze ibyaha, harimo abubaha Imana kandi bavugana nayo, kandi bafite amasezerano ko Imana izabana nabo. Aba Bisiraheli barimo uyu Daniyeli dusomye, barimo n'abandi, harimo ba Mishaka, Saduraka na Abedenego, harimo n'abandi ngo banyazwe bose bajyanwa bunyago, ariko ababubaha Imana bakomeza gukiranuka. Ndashaka kukubwira ngo ugomba gukiranuka mu byiza no mu bibi, ukagaragaza kwera kw'Imana. Niho Imana izakurinda. Ariko Bibiliya iravuga ngo mbese umukiranutsi mu gihe ageze mu bibazo yakora iki? Umukiranutsi yakora iki? Icyo yakora nta kindi ni ugukiranuka nyine. Imana itugirire neza. Nubwo wenda bamwe bavuga ngo ese yakora iki? Mbese yakora iki? Yasenga? Nese ugira ngo gusenga gukuraho ibyaha, gusenga guha umuntu imbaraga zinesha, ariko gukiranuka niyo ntwaro, gukiranuka niryo bendera. Imana itugirire neza. Gukiranuka niryo bendera umuntu azamura, hanyuma niryo azamura, hanyuma ubutabazi bukaboneka. Bibiliya ivuga ko Yobu yakiranutse mu makuba ye, azamura ibendera ryo gukiranuka ku munsi w'ibyago yahuye nabyo,
aravuga ngo njyeweho nzakomeza gukiranuka. Arangije arakomeza arakiranuka, arakomeza arakiranuka. Ibibazo biraba ariko arakomeza arakiranuka. Umugore aramuta ariko Yobu arakomeza arakiranuka. Abana be barapfa, Yobu araguma arakiranuka. Inshuti zimuvaho, Yobu araguma arakiranuka. Yemwe abakunzi be baramuta, Yobu araguma arakiranuka. Ntabwo yigeze atakaza gukiranuka mu buzima bwe. Byatumye ibendera ryo gukiranuka rizamuka kwa Yobu, ubutabazi bw'Imana bumuzaho. Imana itugirire neza. Abisiraheli baguma kunangira imitima, bishingikirije ku cyo bari cyo, bishingikirije ku butunzi bari bafite, ngo baguma basengaga ibigirwamana. Yemwe ngo banywaga ibisindisha, yemwe bakoraga ibyaha bitandukanye, barayobotse izindi mana bareka Imana rurema. Bituma Imana ibasohozaho ibyago yari yarabavuzeho. Ariko abakiranutsi bari hagati muri bo nabo bagezweho n'ibyago banyaganwa nabo, ariko Imana irinda abakiranutsi. Aleluya! Imana irinda abakiranutsi. Ndashaka kubabwira ko Imana izarinda abakiranutsi. Abakiranutsi Imana izabarinda, izabarinda. Ibyago bigiye gutera isi, Imana izabirinda abakiranutsi. Ibyago bigiye gutera isi, Imana izabirinda abakiranutsi. Yego. Kandi abakiranutsi ibyago bizatera igihugu, izabirinda abakiranutsi. Niyo mpamvu ngira ngo abantu mwese mbahamagarire kuva mu bibi mukiranuke mukora ibyiza. Mwizere Kristo ababera umwami n'umukiza, kugira ngo umunsi w'ibyago byanyu Imana izabakize. Noneho ngo ako kanya baranyagwa bose bajyanwa i Babuloni. Bagezeyo ngo Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Agambirira mu mutima kutaziyanduza. Nicyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Arangije aramubwira ati nubwo umwami yadutegekeye kurya ibyo kurya ariyeho, akadutegekera vino, ariko twe turiyizi. Aleluya! Turiyizi. Ikibazo abantu ntibiyizi. Abapasitoro b'iminsi ntibiyizi. Abashumba b'iminsi ntabwo biyizi. Niyo mpamvu bagera mu bapagani bagasa nabo. Bagera imbere y'abapagani bagahapfukama, bagapfukamira ibishushanyo. Ntabwo biyizi abahanuzi b'iyi minsi, barimo kurya intonorano. Ntabwo biyizi abavuga butumwa b'iyi minsi. Niyo mpamvu bari gusambana, niyo mpamvu bari gukora ibyaha, bari kunywa ibisindisha. Ariko Daniyeli aravuga ngo twe turiyizi, turi Abaheburayo. Oh, haleluya! Turi Abaheburayo. Oh, turi Abaheburayo. Baravuga ngo none utureke nuduhe vino, nuduhe n'izo nyama, nuduhe ibyo kurya by'umwami, nubiduheho. Kubera ko kirazira ko turya ibyanduye, kirazira ko tunywa ibyanduye. Ahubwo uturekere ibishyimbo, uturekere n'amazi ari byo twirira, twinywere n'amazi, maze utureke. Arangije arababwira ngo murashaka kuncisha igihanga, kubera ko byategetswe n'umwami. None nimuramuka mutabiriye, akazoramuka abonye musa nabi, mumeze nabi, azansha igihanga. Baramubwira ngo twebwe tugerageza iminsi 10. Niyo minsi nishira uzaza uturebe, uko uzadusanga ariko uzadufata. Oh, haleluya! Uko uzadusanga ariko uzadufata. Abahungu bemera guca bugufi,
barya ibyo kurya, abandi barya ibyo kurya bivuye ibwami, bo birira ibishyimbo binywera amazi. Imana ibana nabo, ibatungisha ibyo bishyimbo, bagira ubuzima bwiza kurusha ubw'abariye ibyiza by'ibwami. Ariko kubera ko bari abakiranutsi, Imana irabarinda. Imana itugirire neza. Ariko ngo igihe kigeze, umwami aje kugenzura ngo arebe aba bahungu, ngo arebe aba bose batoranijwe n'umwami, ngo asanga ngo Daniyeli na bagenzi be Saduraka, Meshake na Abedenego, ngo asanga ni abagabo batoshe mu maso, ngo asanga barabyibushe, ngo asanga bameze neza, ngo asanga nibo bafite igikundiro, ngo asanga nibo bafite ubuhanga, ngo asanga nibo banyabwenge bari imbere y'abandi, ngo bahitamo abajyana iwe mu rugo. Oh, haleluya! Kandi bageze no mu rugo rw'umwami baraguma barakiranuka. None wowe iyo ntebe wagiye kwicaraho ngo y'icyubahiro yaguteye kwishyira hejuru, yaguteye gukora ibyaha. Ariko bo bageze no ku ntebe y'icyubahiro, bahawe intara bayobora, babaye ba guverineri, ntibagushwa n'icyo cyubahiro, ahubwo birushaho kubajyana imbere mu mwuka, barushaho gukiranukira Imana, no kuri izo ntebe z'icyubahiro barushaho kuhakiranukira bubaha Imana. Ariko wowe n'intebe wicayeho yaguteye kwishyira hejuru, yaguteye ubwibone, yaguteye agasuzuguro, yaguteye gupinga abandi, yaguteye gusuzugura abandi, yaguteye gukandagira abandi. Ariko ndagira nkubwire ngo aba bagabo kubera ko bubahaga Imana, nta n'ikintu na kimwe cyagombaga kubakura ku Mana. Imana itugirire neza. Noneho ngo barangije, ngo uyu mwami Nebukadinezari yongera gushaka igishushanyo, ngo bagishyira mu kibaya cya Dura, ngo abantu bose bakiramye. Ariko Bibiliya iravuga ngo aba bagabo batatu, Saduraka, Meshake na Abedenego, bari muri iryo teraniro ryo kuramya ibishushanyo no gukorera imana z'i Babuloni. Ariko ngo bo ntibigera bapfukama imbere y'ibishushanyo, ntibigera bapfukama imbere y'ibigirwamana, ntibigera bubarara imbere y'igishushanyo cya Nebukadinezari. Imana irebye imitima yabo, irushaho kubana nabo, ngo babacanira umuriro wo kubashyiramo. Baravuga ngo dore itanura ry'umuriro riraka, baryenyegeza karindwi. Kandi aba bagabo ntibatinya itanura, ntibaritinya barirebesha amaso, ntibarigirira ubwoba, kubera ko bari bazi ko Imana babana nayo ari Imana iri hejuru y'umuriro. Ni Imana ubwayo ni umuriro, kandi nta muriro watwika undi muriro. Imana itugirire neza. Noneho ngo barangije bagiye kubajugunya muri rya tanura, umwami arabanza arababaza ngo mbese ba Saduraka, Meshake na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye? Ese nimwe mwabyitumye? Baramubwira ngo mwami nyagasani, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Imana dukorera ibasha kudukiza, yadukiza itanura ry'umuriro ugurumana, yadukiza yemwe n'ukuboko kwawe nyagasani. Ariko nawe itadukiza, ntidushobora gukorera imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Baramaramaza. Oh, haleluya! Ndashaka kubabwira ko abantu ukwiye kumaramaza imbere y'Imana, ukwiye kumaramaza. Niba warakijijwe koko, ukwiye kuba waramaramaje. Niba usenga Imana, ukwiye kuba waramaramaje. Apana kuvanga, wagera imbere y'ibikomeye ukagira ubwoba bwo guhamya Imana. Ukwiye guhamya Imana no mu bikomeye, ukwiye guhamya Imana naho ubona byakomeye, kuko nibwo Imana izaba mu ruhande rwawe. Ariko niba ugeze mu bihe bigukomereye ukihakana Imana, nawe ibyago bizakugwira. Imana itugirire neza. Ariko Imana irinda ab'Abisiraheli, irabarinda.
aba bakiranutsi irabarinda, abandi barivangavanga bakora ibyaha, ariko ba Daniyeli bagumana n'Imana kandi irabarinda. Imana yabagaruye mu gihugu cy'amasezerano, itangira kubaha amasezerano yo gutaha, itangira kubabwira ngo erega muzataha mujye musubire muri gakondo yanyu, itangira kubaha inzozi bararota, batangira kurota bataha, batangira kurota basubira iwabo, batangira kurota inzozi zo gutaha iwabo. Oh haleluya! Batangira guhishurirwa basubiye iwabo. Nibwo ba Nehemiya batangiye kubirota, batangira gusengera urugendo, ndetse Bibiliya iravuga ngo batangira kuyoboza Imana inzira. Ba Nehemiya ba Ezira batangira kubisengera. Inzozi barotaga muri iyo minsi zari izo gutaha iwabo, bakava mu gihe cy'uburetwa, bakava mu gihe cy'ubusuhuke, bakava mu gihe cy'ubucakara, bagasubira iwabo, bagasubira iwabo. Ngo imitima yabo yari yarononekaye, yari yuzuye ibikomere, imitima yabo yari yarumye, nta byiringiro bari bagifite, ariko umunsi Imana yabibukiyeho ngo batangira kurota inzozi zo gutaha iwabo. Imana itugirire neza. Noneho ngo batangiye kurota, nibwo ba Nehemiya batangiye gusenga Imana ibaha ubutware ku bami baho. Abami baho bemera kubarekura, bemera kubaha n'ubufasha butuma basubira iwabo, bakajya kubaka i Yerusalemu. Hari harasenyutse, harabaye amatongo, basubira kubaka inkike z'i Yerusalemu, basubira gusana i Yerusalemu, kubera ko Imana yari ibibutse. Ese ni iki cyatumye Imana ibagarukaho? Nuko bakomeje gukiranuka. Niyo mpamvu abakiranutsi Imana igiye kubagarukaho. Aleluya! Abakiranutsi Imana ibagarutseho, abakiranutsi Imana ibagarutseho. Nubwo bababaye, nubwo mwababaye, mukababarizwa mu gihugu kitari icyanyu, mukababarizwa mu mahanga, mukababarizwa mu buhungiro, mukababarizwa iyo, ariko Imana ibagarutseho. Nubwo yemwe ngo i Yerusalemu hari harasigaye abinazi, hari harasigaye abatindi, hari harasigaye abantu batagize icyo bamaze, batashobora kwiyubakira n'inzu yo kubamo, batashobora yemwe no kugira icyo bimarira, ariko babonye bene wabo bagarutse. Oh haleluya! Bibiliya ivuga ngo iki? Ivuga ku muryango wa bene Rekabu. Bene Rekabu ngo bumvishe intambara yarabaye, barangije barahunga, ariko ngo bahungira hafi Yerusalemu. Ivuga ngo waribye kubera ubukene, hari abazagutsindisha. Ntabwo uzavuga ngo wariganyije kubera ubukene, hari abazagutsindisha. Ntabwo uzavuga ngo warasambanye kubera ubukene wa mupfakazi we, hari abazagutsindisha. Aba bene Rekabu batsindishije Abisiraheli benshi, kuko ngo bo bagumye i Yerusalemu, ntibanywa ibisindisha, ntibagira ubwibone, ntibikakaza, baca bugufi baguma kubaha Imana. Imana ituma Yeremiya, iramubwira ngo genda ubahanurire, ubabwire bene Rekabu ko, ubabwire ko banywa inzoga, maze urebe ko bazinywa. Ngo Yeremiya arabahanurira, baramubwira ngo twe ntitwanywa inzoga, kubera ko uhereye kera twebwe ntitunywa inzoga, twarihannye, ibyo twarabiumva, twaramaramaje. Oh Mana, twaramaramaje. Oh l'odestance elemanda, twaramaramaje. Imana irashaka kumaramaza, irashaka kukizwa ukamaramaza. Imana itugirire neza. Birangije ngo baramubwira ngo ntibyashoboka ko tunywa inzoga, ntibyashoboka kuba tubona inaha i Yerusalemu. Nuko twavuganye tutireka duhungire Yerusalemu ariho twibera. Kutubona mu buzima turimo, nuko ari byo twahisemo kugira ngo twubahe Imana. Ntabwo tubirimo kuko tubuze kuba nk'abandi,
ntabwo twabura kuba nk'abahanuzi nk'abandi ngo natwe duteke umutwe twibe dushakashake, ntabwo twabura natwe gukora ibibi ngo dushake indamu, ahubwo ni uko hari ijambo twabikijwe. yego Oh haleluya! Petero yaravuze ngo nyamara dufite ijambo, ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho. Bene Rekabu bitaye ku ijambo bumvise, maze rikomerera muri bo, riba muri bo rirakomera. Bene Rekabu ntibanyeganyega, ubukene ntibwabanyeganyeza, yemwe ibibazo ntibyabanyeganyeza, intambara ziraza ntizabanyeganyeza. Barakomeza barakiranuka bibera i Yerusalemu. Abandi bahanuzi banywa ibisindisha bo ntibabinywa, abandi barasambana bo ntibasambana, abandi bariba bateka umutwe bo ntibawuteka, abandi baravangavanga bahanura ibinyoma ngo babone indamu bo ntibabikora, kubera ijambo babikijwe. Nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rikesha ijoro. Imana itugirire neza. Bivuze ngo umuntu ufite ijambo muri we niyo haba nijoro rirakesha akabona. Umuntu ufite ijambo muri we niyo habaye umwijima we rimubera umucyo. Niyo mpamvu birivuga ko Abisiraheli inkingi y'igicu ngo yabajyaga imbere ikababera umucyo, ngo ndetse ku Banyegiputa ikajya inyuma ikaba umwijima. Abanyegiputa bakurikira Abisiraheli ntibababone, Abanyegiputa bakurikira Abisiraheli ntibabafate. Kubera iki? Abisiraheli bari bafite ijambo. Imana yari imaze kubwira Mose ngo dore nubwo inyanja iri imbere, ariko Mose bwira Abisiraheli bakomeze bagende, bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Mose arangije abwira Abisiraheli ati nubwo inyanja ihari nimureke dukomeze tugende. Arangije ngo arambura inkoni, amazi arigabanya barambuka. Niyo mpamvu bene Rekabu nabo kubw'ijambo bari babitse mu mutima ryatumye banesha, ryatumye intambara ziba i Yerusalemu. Bandi barahunga baratatana, benshi bakora ibyaha, ariko bene Rekabu bashikama ku Mana. Igihe rero Imana yabagarutseho iravuga ngo muri bene Rekabu ntabwo hazigera haburamo wo kunkorera iteka ryose. Imana ibaha umurage, irabaraga. Haleluya! Imana irabaraga. Ndagira mbabwire ko iyi minsi, ndagira ngo mbahanurire babwire ko iyi minsi abantu bakomeye ku Mana bakaguma kubika ijambo ry'Imana. Ndagira ko Imana igiye kubaha umurage, Imana igiye kubagarukaho, Imana igiye kubagarukaho. Imana itugirire neza, kuko hari abantu Imana igiye guheha, nk'uko yaheshe Yerobowamu inzu ikayiheha. Hari abapasitori igiye guheha kubera gukorera ibyaha mu murimo, hari abashumba igiye guheha kubera gukorera ibyaha mu murimo, hari abahanuzi igiye guheha kubera gukorana ibyaha umurimo, hari abavugabutumwa igiye guheha kubera gukorana ibyaha umurimo. Yemwe hari abantu biyobagiza bagakora ibizira. Imana igiye, hari abakristo biyita abakristo kandi baraguye. Imana igiye guheha nk'uko yaheshe inzu ya Yerobowamu. Ariko abantu babikiye ijambo ry'Imana mu mitima yabo kugira ngo badacumura ku Uwiteka, Imana igiye kubaha umurage. Imana ibagarutseho ngo ibakoreshe. Imana itugirire neza. Kandi mbabwire ko Yorodani yuzuye, mbabwire ko Yorodani yuzuye, kandi abagiye kuyambuka ni abantu babikiye ijambo ry'Imana mu mitima yabo.
ntibacumure ku Uwiteka. Babwire ko Yorodani yamaze yuzuye, kandi abagiye kuyambuka ni abantu babikiye ijambo ry'Imana mu mitima yabo ntibayicumureho. Ni abahanuzi babitse ijambo ry'Imana ntibacumure ku Mana. Ni abavugabutumwa babitse ijambo ry'Imana ntibacumure. Ni abagabo babitse ijambo ry'Imana ntibacumure. Ni abagore babitse ijambo ry'Imana ntibacumure. Ni abakobwa babitse ijambo ry'Imana ntibacumure. Ndagira mbabwire ko Yorodani bagiye kuyambuka ni ababitse ijambo ry'Uwiteka ntibamucumureho. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ndagira ngo mbabwire ko Abisiraheli Bibiliya itubwiye amateka yabo. Babwire ko Daniyeli ngo yagambiriye mu mutima kutiyanduza, aragambirira. Nugambirira neza Imana izabana nawe. Nugambirira neza Imana izakurinda. Nugambirira neza, ukagambirira neza nka Daniyeli, ntugambirire kuhuguza mugenzi wawe, ahubwo ukagambirira gufasha mugenzi wawe, Imana izakwitura, izakugirira neza. Nugambirira neza, ntugambirire kugirira nabi mwene so, ahubwo ukagambirira kubana neza na mwene so, Imana izakwitura, izakugirira neza. Daniyeli agambirira mu mutima kutiyanduza, Imana nayo ifata icyemezo cyo kumurindira i Babuloni. Nawe nugambirira neza, Imana izakurindira mu banzi bawe, izakurindira mu babisha bawe, izakurindira mu baguhiga, izakurinda. Ndetse yemwe nubwo inzovu bazagwa iruhande rwawe, ariko Imana izagukiza. Imana izagukiza akaga kagiye gutera isi. Imana itugirire neza, Imana nibagirire neza. Ndagira ngo mbabwire icyo Imana yari intumye kuri mwe, nuko mugambirira gukora neza. Nugambirira gukora neza, Imana nawe izakurinda, izakurinda akaga kagiye gutera. Kandi mbabwire ko nta mahoro mutegereje mu isi, ahubwo amahoro ari muri Kristo. Niho muzabonera amahoro, nta handi muzabonera amahoro, ni muri Yesu. Nimureke ibi rero mukora ibyiza kugira ngo mwakire amahoro adashira. Imana ibagirire neza. Ndabashimiye ko muteze amatwi mukumva ubutumwa, kandi icyama mukagambirira gukora neza kugira ngo muzabone uko mwambuka Yorodani yuzuye. Imana ibahe umugisha. Joseph, Imana iguhe umugisha ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo tugejejeho. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikomeze kukwagura mu izina rya Yesu Kristo. Dushimye Imana kandi ko igushoboshe ikakubashisha kugira ngo n'ubutumwa butambutse ntago ari ubyibashije, ahubwo ni Yesu. Uhabwe umugisha n'Uwiteka. Amen. Reka tugushimire rero, tugane no ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, cyangwa se ubutumwa bwa Imana yatugeneye kuri no munsi. Tuvuge ngo ahubwo nimba nta kindi cyakikwisobwe ngo gitambutse, uratanga nimero za telefone umuntu yakubonaho akeneye ko muganira, akeneye ko muvugana, ubundi udusengera Imana. Ni karibu. Imana ibahe umugisha. Nta kindi narenzaho kuri ibyo, gusa icyo nababwira nuko mukomeza gukiranuka, mukirinda ibibi. Yego. Bizatuma Imana ibarinda mu gihe cyo kugerageza kigiye kuza, kugerageza bari mu isi yose. Kuko ndagira mbabwire ko nta mahoro dutegereje mu isi, kubera ko turi mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu, kandi yavuze ko ibizamubanziriza ari ibyago atari amahoro. Ahubwo muri ibyo byago utunganira Imana, Imana zabarinda. Ubwo ibi byago turi kubona ku isi bitandukanye, impanuka za buri munsi zidasanzwe, ni ibyerekana ko Yesu agiye kuza. Ni ibyerekana ko Yesu agiye kuza. Yego. Imana rero ibagirire neza kandi barengere abari mu byago, ari mu makuba. Imana igume kubatabara, biteho. Nimero yanjye ni 0788 23 666
gatanu gatatu gatatu 078 23 gatandatu gatandatu gatanu gatatu gatatu. Imana nibaha umugisha. Amen. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kugira neza kwa ubanye natwe muri iki kiganiro. Maze umuntu wese wakurikiranye ubutumwa umuhe guhinduka. Nawe agambirire neza nka Danieli kugira ngo arindirwe mu byago, arindirwe mu makuba. Maze igihe cyo kubona ubugingo azasangwe nta kizinga afite. Kandi muri uyu mwanya komeza ubane natwe muri uyu muhamagaro, ugume mwami umwuka wera gume abe mu ruhande rwacu kugira ngo dushobozwe gukora umurimo wawe. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dushimiye umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro kuva dutangiye kuba tugeze ku musozo. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro imuhe umugisha. Joseph nawe Imana igumisha, reka tuzasubire ubutaha. Murakoze cyane. Nshuti muvanwe turi kumwe muri kano kanya, turagushimiye kubwo itangiye bwawe bwo kurikira ijambo ry'Imana, gukunda ijambo ry'Imana ndetse no kurishyigikira no gushyigikira abakozi b'Imana udahwema kugaragaza umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguhe umugisha, ibiganiro bye tuzasubira ubutaha. Ciao ciao. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service,